umuryango wacu tuvuka turi batandatu nige umuhererezi. Wumvise avuga ati ndi umwana wa nyuma mu bana batandatu, wakeka ko ajenjeka nk'uko abanyarwanda babivuga, nyamara uyu mugabo ntagira ubwoba habe na gato, bigaragarira ku buryo atangaza mu itangazamakuru. Umva nk'igisubizo yahaye KNC. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa KNC, aba ndi umunyamakuru wa TV na Radio 1. Ikibazo cyanjye kiragaruka muri Kongo, ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo, General Chiwewe Apeto Chiko, yitangarije yuko amaze iminsi azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde. Kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga y'abari perezida, nubwo babifashe nk'aho ari imikino, yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije, nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina, ariko wenda bikaba ari na seri. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo, kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusubiza kuri ibyo, mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza, nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. Ushaka uryame, usinzire, wicuye, wiyongere, ntabwo ari ikibazo. Ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Avuka he? Ababyeyi be ni bande? Hamwe n'ibindi bibazo byinshi wibaza ku muryango we ndetse n'inkomoko ye, ndetse yewe n'amabanga atarigeze amenywa na buri umwe. Mu gusobanukirwa ibi byose, reba iyi video yose kugeza uyirangije, ukande subscribe ku muyoboro mugari wa Host TV Rwanda. Naho ubundi nje tugiye kubana, ndi Umuhire Anna Claire. Ubundi Perezida Paul Kagame yavutse tariki 23 Ukwakira ahagana mwaka w'1957, avukira Itambwe mu karere ka Ruhango, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Papa we yitwaga Deogratias Kagame, yari umunyabwenge cyane, kuko amateka avuga ko yari umuhanga mu bijyanye n'amateka y'u Rwanda muri icyo gihe. Mu gihe nyina umubyara ari Asteria Rutagambwa. Kagame afite abavandimwe bagera muri 5, muri make Deogratias Kagame ndetse na Asteria Rutagambwa, ababyeyi b'abana 6. Gusa usibye Kagame, abandi bose biragoye ko wababona mu nyandiko zibavugaho, cyangwa se kubabona mu itangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, nka zimwe njya mbona abana b'i Kigali birwaho kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. Bitewe n'ibibazo by'amacakubiri byaranze u Rwanda mu 1959, umuryango wa Kagame wahungiye muri leta ya Uganda. Aha ni naho Kagame n'umuvandimwe we bahereye binjira mu gisirikare cya Uganda. Usibye umwana w'umuhungu umwe wenyine wabanaga na Perezida Paul Kagame mu gisirikare cya Uganda National Resistance Army, bakaba barafatanyije kurwana urugamba rwasize Perezida Museveni ari perezida wa Uganda. Abandi 4 ntibavugwa, gusa hari andi makuru agaragaza ko aba 4 basigaye ari abakobwa. Gusa kubabona mu itangazamakuru byo bisa nk'inzozi zitazigera ziba impamo. Gusa we nk'uko akunda kubivuga ati, ni njye muto, ndi umwana wa 6. Urupfu rwa mukuru we rwabaye kimwe mu bintu byamushishikarije cyane gukomeza inzira ya gisirikare no guhindura ndetse no guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bari mu buhungiro muri icyo gihe. Birumvikana u Rwanda rwari rwarabaswe n'amacakubiri, niyo mpamvu abanyarwanda benshi bari barahungiye muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'u Burundi, ndetse yewe hari n'abarenze ibyo bihugu by'ibituranyi, ahubwo bakambuka bakagiye kure nko ku mugabane w'Uburayi.
mbere y'uko dukomeza ku mabanga akomeye ku muryango wa Deogratias Kagame ndetse na Asteria Rutagambwa, reka tubanze twumve uko Perezida Kagame abyivugira ati: umuryango wacu tuvuga turi batandatu, n'igihe umuhererezi uwa kabiri muri twe. Ejo bundi nibwo nabimenye abinaha akiba mu Rwanda, mu ishuri yigagamo, ishuri ngo ry'Ababiligi hariya Huye za Butare. Bajyaga bagera igihe cye buri cyumweru cyo kumushyira ku parede, bakabwira ishuri ngo ariko ngo harya ngo hano Abahutu ni bande, Abatutsi ni bande, abandi ntabwo ariko no muri abo bera hari abajyaga ku ruhande rumwe nabo bakavuga ko ari bamwe muri abo ngabo. Noneho bagahamagara uwo mushiki wanjye bakamuhagarika aho ngaho ngo muze Umututsi uko aza, abandi ngo nimuze, bagatora umurongo ngo nimuze mwumve uko bameze, ngo izuru, ngo mu izuru rye ngo nta gufwa ribamo, ngo no, umukobwa agahaguruka akajyaho bakaza batyo. N'ejo akaba azi ko ari uko bazamugira, n'ejo bundi they would parade her imbere y'ikirasi, ngo nimuze, ngo wari wafata ku izuru ry'Umututsi nini. Babaga buri wese bakagira tani zo kunasubiramo, n'uwafashe ku izuru ry'Umututsi akaza kugaruka kureba niba ryahindutse yabaye ikintu. Ubwo icyo ni igihugu, ubwo murabivuga ni igihugu. Aha nuho twabyemeye, ikintu bari barabimije mbimenye ejo bundi, ariko bangiriye neza kuko ibintu byinshi nk'ibyo sinkwiye kubimenya. Kera mu ntambara ibyo Musa yababwiraga, twajyaga dusanga ahantu bamaze kwica abantu. Byabaye ibanga rya mbere rikomeye kuri uyu muryango ni ubuhunzi. Ahagana mu mwaka wa 1960 nibwo bahunze bitewe n'ikibazo cy'amacakubiri cyane mu gihugu. Gusa ibi byose byakozwe mu ibanga rikomeye cyane, kuko byavugwaga ko hari isano baba bafitanye n'abaturanyi bo mu gihugu cya Uganda. Koko ntibyatinze, bakigerayo Paul Kagame n'umuvandimwe we bahise binjira mu gisirikare cya Uganda. Ikindi kintu cyagizwe ibanga rikomeye cyane muri uyu muryango ni igihe mukuru wa Paul Kagame yapfaga, apfiriye ku mirongo y'urugamba mu gisirikare cya Uganda. N'ubundi ibi byagizwe ibanga rikomeye cyane bitewe n'uko batashakaga ko bimenywa na buri umwe wese. Birumvikana byari inkuru y'agahinda gakomeye cyane kuri uyu muryango, kuko mu bana batandatu b'uyu muryango hari hasigaye abana 5, abakobwa 4 ndetse n'umuhungu umwe. Ikindi kintu cyagizwe ibanga rikomeye cyane muri uyu muryango ni abakobwa 4 bagizwe ibanga, kuko na n'uyu munsi ntawe uramenya ngo barihe, babayeho bate, kuko ntuzigera ubumva mu itangazamakuru nta na rimwe bitewe n'umutekano wabo. Ibaze ko nta rubuga na rumwe bigaragara ko bakoresha, niyo baba barukoresha bakaba barukoresha bwihishwa. Usibye perezida uri muri politike, nta wundi muntu wo muri uyu muryango wigeze uvugwa muri politike cyangwa se washatse kwinjira mu bintu bya social media cyane ngo agaragare ajye hanze kuko amenyekane. Kugeza ubu Perezida Paul Kagame afite umugore n'abana 4. Amakuru yizewe agaragaza ko se yapfuye agana mu mwaka wa 1981 ubwo bari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Icyo gihe Paul Kagame yari akiri muto cyane, kuko yari afite imyaka igera kuri 20, kandi urupfu rwa se rwamusigiye inshingano zikomeye cyane zo gufasha umuryango we no gukomeza inzira yo guharanira uburenganzira bw'Abanyarwanda bari mu buhungiro muri iyo myaka.
mu gihe nyina yapfuye ahagana mu mwaka wa 2015. Ngushimiye ko wateze amatwi iki kiganiro. Niba kandi wagikunze, gihe like kandi subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro byacu biri imbere. Nje twabanye ndi Umuhire Anacle. Ciao ciao.